Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Adatuje kosoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ko nata hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari kitatuje kosoza kino kizami kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nukona kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bere gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibi byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo aho wabure hose mu gihugu. Tubwira kare ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, aho wabure hose mu gihugu tugagufatira kode nziza tukaguha n'imyitozo rero ushaka kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero. Ukeneye kwihugura warigishije ariko mbere yo kujya mu kizame ukeneye guhura n'umwarimu mukigana muri kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tuguhugure ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B ni hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C ni hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Ese hano arabonetse cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B ni hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo imodoka igenewe gutwara ibicuruzwa ko ino buri kubona ko ari ikamyo, ni hanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo nka velomoteri byaba ari ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru yaba ari ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo nk'ipikipiki ni hanyurwa n'amapikipiki. Urumva ko bino byapa birabuza. Ni ingenzi ko agenda ukureba ari amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga, kugira ngo ibibazo byose byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ibyapa bashobora kubibaza mu buryo bw'amagambo cyangwa se bakabibaza mu buryo bw'amashusho uhita ubikora. Rero ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500.
Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nuvuga ngo ibinyabiziga byose bigiye mu butumwa ntibiba byatonda uburebure burenga metero 500. Iyo byarenga metero 500 babigabanyamo amatsinda. Ririya tsinda riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana na metero 50, ariko nuriya mwanya uba uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati nawo ukaba byibura utarengeje metero 50. Ariko reka tuvuga ngo hari ibinyabiziga byo bidakurikiza iri tegeko, muri make byo ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ibihe binyabiziga rero? Ngo ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, B ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, C A na B n'ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ibinyabiziga bya polisi birekeranyije na B ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntibijya bigabanywamo amatsinda, byaba bitonze umurongo wa metero 800 byaba bitonze umurongo wa kilometero, ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye kano kanya utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabaremo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese haba hagomba iki? A ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B abaherekeza babiri, C A na B n'ibisubizo by'ukuri, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa se abaherekeza babiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiba gikenewe hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Utari wahisemo A rero, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga aho waba uri hose mu gihugu. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu asigaye bari mu Rwanda akiga muri Amerika, noneho nabwe twe nibwo buryo dukoresha. Tuguha link ukayikandaho aho waba uri hose mu gihugu, cyangwa se uri no hanze ushaka kuzaza mu Rwanda ugakora. Ahasigaye twaguha iyo link, wamara kuyikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukagira urakibona muri telefone yawe, tugenda tuvugana, ugenda unabibona bitewe n'isomo turi kwigana. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashe kwiga, mugende mu kizame mukore rimwe muhite mutsinda. Niyo ntego yacu. Ujye mu kizame ugiye kuzana uruhushya rw'agateganyo rwawe, nta byo gukora kabiri, aba ari ugukora rimwe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba ari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi, umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200. Rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza babasanga baze kubabona hakiri kare. Ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, B inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ngo A na B n'ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Noneho imbere aba ari itara ryera. Impamvu tutahisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri nuko bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo kandi imbere aba ari itara ryera. Nujya mu kizamuka abana bavuze ngo imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ry'umutuku kuri B, uhita uhitamo C. Ariko nibavuga ngo inyuma ni itara ry'umutuku kuri A bakaba iry'umuhondo, B ni iraba igiso cy'ukuri, ni nabyo duhisemo hano. Ariko no kuri A bavuze ngo imbere ni itara ryera, kuri B bagahimba ibindi bakabishyiraho, wahitamo A. Ujye umenya ko imbere aba ari itara ryera, inyuma akaba ari itara ry'umutuku. Ndakeka ko rero waramuzamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tare wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuga kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese zirambura zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B ahegeye inyamaswa zikurura. C hafi y'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ese imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho he? Haba hagiye gutambuka nk'amagare bagahita bakoresha imburira. Haba hagiye gutambuka nk'umuyobozi ukomeye bagahita bakoresha imburira. Rero bazikoresha kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Neza neza kino kibazo hari igihe bakibaza, ariko kuri A bakavuga ngo mu nsisiro gusa. Uzahita uhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko nawe uga mu nsisiro cyangwa ahandi hose, icyo nicyo kizaba ari igiso cy'ukuri. Uzahita ugihitamo, uzahita ucyandika ku papuro, hasigaye uhita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo iteme ridahoraho. B umuhanda utaringaniye. C umuhanda winjira mu kuzimu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ubutaka bworoshye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Cyapa gisobanura hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ngo umuhanda utaringaniye aba ari wa muhanda winjira ahantu hari utunogo, hari utununga, cyangwa se ahantu umuhanda umeze nabi. Bashyiraho rero kino cyapa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndizera ko waramuzitamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikindi kintu wamenya ko bino byapa biburira, ntabwo iki cyapa niba kivuga ngo umuhanda utaringaniye kiba gishinze ahantu hari umuhanda utaringaniye, ahubwo ukibona mbere ukagenda intera runaka kugira ngo ugere aho hantu hari umuhanda utaringaniye. Akenshi aba ari hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ushobora kugaragaza iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C ahanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ino mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza ahanyurwa n'amaguru, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Zebra cross ubona ko ziba zihagaze, ariko nura murongo ugabanya umuhanda mo kabiri urombereje hagati nawo mubona ko uhagaze, rero biba biteganye. Niyo mpamvu duhisemo C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Ntabwo babyemerewe kuba watwara umwana udafite imyaka runaka kuri iriya ntebe y'imbere. Ingahe rero? Agwa imyaka 10,
B imyaka 12, C imyaka 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga barimo, kubera ko hari imyaka umwana ageramo agakubakana bidasanzwe. Rero biba ngombwa ko hari imyaka bagomba kuba yujuje kugira ngo yemererwe kuba yakwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atwara yicayeho. Rero umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo yemerewe kwicara imbere. Ndakeka ko ransamo B. Ndizera ko uramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikura ritagaragara igihe bitagishokana neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro kiri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ese ibigomba kugaragazwa gute iyo romoro ki? Angu itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozi cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisozi cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro ki inyuma. Niko iyo romoro kigaragazwa mu gihe iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Aba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri iyo romoro ki inyuma, kugira ngo abaturutse inyuma, kubera ko iyo romoro kiri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, baze kubona ko hari ikinyabiziga utabateza ibyago. Ndakeka ko rero waramutse igisozi cy'ukuri. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C aho banyura bazengurutse. Iki cyapa iyo ukibonye ugiye kugera hari abanyura bazengurutse, ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompo cyangwa se ni muri rompo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo umenye ko ugiye kugera hari abanyura bazengurutse muri rankomane banyuramo bazengurutse. Ndakeka ko waramutse C. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare ni kuri 0789351626. Utubwira ko ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Waba ukeneye kwiga, nababwiye ko turi mu isi y'ikoranabuhanga, haje uburyo bwinshi bwo kwiga mu buryo bwa online aho waba urose mu gihugu. Upfa kuba ufite smartphone na internet, turakwigisha ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Wakeneye ko duhura uri mu mujyi wa Kigali biba byoroshye cyane. Twandike cyangwa uduhamagare rero utubwire uburyo ushaka kwigamo. Ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwiga turi kumwe, ibyo byose biba byashoboka. Twandike rero cyangwa uduhamagare, nimero banazi babwiye ni 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ese ugomba kwitwara ute? A gukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. No kuvuga ngo uri kugenda mu nzira nyabagendwa ni nijoro uhuye n'ikindi kinyabiziga, rero uba ugomba guhita uzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse kugira ngo udahuma amaso y'umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitwararika, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuze ashaba ko ibinyabiziga bihagarara, ese mugomba kwitwara ute? Uri kugera mu nzira nyabagendwa ukabona umuyobozi w'inyamaswa arazishoreye ariko afite iri kumutana, agasaba ko mwahagarara muri abayobozi b'ibinyabiziga, ese ugomba kwitwara ute? Anga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, be umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, se umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko mu gihe kuri direct ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano ari igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ugomba guhagarara ugahinzira uwo muntu ushoreye ayo matungo akamaza akayikura mu nzira, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko ranasamo A. Ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni cye cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira. Ni cye cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira. Itegereze neza bino byapa dufite. Ese ni cye kigutegeka gutanga inzira? Ese ni cyapa gifite ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, ubuso bwira n'ibirango by'umukara iki kibanza? Ese ni cyaha hagati cyitwa B5 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwira n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara? Cyangwa ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? N'ubundi hasi nibyo batubajije. Ese ni icyapa A19? A19 ni cyo cya mbere kibanza. Ese ni icyapa B5 ni kiriya cyo hagati, cyangwa ni icyapa B6 kiriya gisoza gifite ubuso bw'ubururu? Cyangwa se nta giso cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike wa papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, icyapa B5. Iki cyapa cya B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kubera iki kigutegeka gutanga inzira? Itegereze neza mu birango, wowe uri kujya imbere uri mu mutuku, ariko baza bari gusanga bari mu mukara. Ubwo wowe uraho inzira, ibinyabiziga biri guturuka imbere aho ujya urabihinzira, niyo mpamvu uri mu mutuku. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ushaka gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C amavatiri y'ifasi, mu gihe kuri direct ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Rero kino kibazo hari igihe ubona bakibashije neza kimeze gutya, ariko ukabona rimwe bavuga B, ikindi gihe bakavuga D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niba bavuga ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo B, ivuga ko igiso cy'ukuri ari B. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko aba ari ipikipiki ariko idafite akanyabiziga ku ruhande. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ku byerekeye ayo matara: A ngo itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare, D ibisubizo byose ni ukuri.
hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga nticyagira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, ariko hari amatara yo kiba cyagira arenga 2 y'ubwoko bumwe. Hano iso cy'ukuri rero nta kindi nide, ibisubizo byose ni ukuri. Kiba cyagira amatara ndangamubyimba arenga 2, kiba cyagira amatara yerekana icyerekezo arenga 2, kiba cyagira n'amatara ndangaburumbarare arenga 2. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu hano duhisemo ko iso cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramuzamo D rero, ndizera ko waramutse cyandika papuro ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri shaka gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara yishyirwaho ku buryo bukurikira: zigenewe gutwara abanyeshuri, rero ushyiraho amatara kugira ngo abayobozi bari mu muhanda bamenye ko bagomba kwitonda kubera ko izo autobus zitwaye abanyeshuri. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo kugira ngo amenyeshe abayobozi bandi ko bagomba kwitonda? Ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, amatara abiri bakayashyira inyuma. B amatara abiri ashyirwa imbere cyangwa se amatara abiri bakayashyira imbere. C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, mu gihe kuri direct ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano rero cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abandi baturutse inyuma y'iyo autobus bamenye ko bagomba kwitonda. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanuye icyaho banyura bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutanga inzira cyangwa se byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ngo utanga inzira, ariko iyo ukibonye aho banyura bazengurutse hari icyo gisobanura. Ese gisobanura iki iyo tukibonye aho banyura bazengurutse? A ngo utanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda munini. B tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. C tanga inzira ku makamyo na za autobus, mu gihe kuri direct ngo ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano nawe iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, girize neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuraba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko rero iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Iyo ukibonye utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kubera icyo utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso? Ni ukubera ko iyo tugeze hari abanyura bazengurutse twinjirira mu ruhande rwahe, twinjirira iburyo. Kubera ko twinjirira iburyo, impamvu dutanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso ni uko ibinyabiziga biturutse ibumoso biba byagutanze kuhazenguruka, rero utanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Gifite ubuso bw'amabara asate: A ngo ubururu, B umweru, C umutuku, mu gihe kuri bari kugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano nawe iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, kubera ko bahita bakoresha ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubwiye ku buso, urumva ko ari ubururu. Iyo badakoresha ibyo byapa bitegeka bakoresha ibyapa biranga, nabyo biba bifite ubuso bw'ubururu.
niyo mpamvu duhisemo rero A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ni bihe byapa bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe? Ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, be ibyapa biburira n'ibitegeka. Se ibyapa bibuza n'ibitegeka mu gihe kuri de bari ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ese hano rero cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi isomo cy'ukuri cyandike wa papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero biba bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Kubera iki? Hari nk'ukuntu ugera ku cyapa ukabona wenda niba ari ikiburira uragikurikiza ari uko ugenza intera runaka, ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu akenshi bigaragazwa ku buryo bumwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabeshwe uyu munsi kirabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? ngo inyuma ni 3 na santimetero 50, B imbere ni 1 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nyuma akaba ari 3 na santimetero 50, imbere akaba ari 1 na santimetero 70, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma bari 3 na santimetero 50, noneho imbere abari 2 na santimetero 70. Impamvu duhisemo A gusa no kwavuze ngo inyuma ni 3 na santimetero 50. Ndakeka ko waramutamo rero A, ndizera ko waramutse yandika kwa papuro. Ndizera ko iki kizame dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe niba uri hafi gukora, kubera ko ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Genda bashyiraho amasomo, nk'ubu ngubu ndi gutegura amasomo ku bipimo no ku matara yose muzahita muyabonera kujya bakanze subscribe. Genda bashyiraho ikizame cyose kiba kimaze gukorwa kandi mubona ko bitanga umusaruro gukora bari rimwe. Iyo wabikurikiranye wagira ikibazo ukambaza, murabizi serivisi yo gusobanura ikibazo waba wagize iba ari ubuntu. Rero mutwandikire cyangwa se muduhamagare ni kuri 0789351626 mu gihe mwagize ikibazo tubasobanurire. Serivisi yo gusobanura aba ari ubuntu. Wibuka gukanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Mu gihe ukeneye kode twandikiye cyangwa duhamagare utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba ufite nk'akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi ushaka. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Ikindi ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukagusanga iwawe, cyangwa se ukaza tugahura tukakwigisha mudasobwa ukajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Rero mutwakira muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.